mu cyaro ukagera mu kizungu, ibibazo bikururana nka makuzungu, bye bye high school. Byatangiye ari ubutamu, bikomeza ari watamu, bigeze hagati tugirana ubuzamu, twese twakoraga nk'abazamu, kuva butaro ukagera mu mizamu. Ibyo byose tuvuganishiriza high school, aho ibibazo bishira ibindi bengerezamo induru. School wadutoje ubutore, sinubu ni ukuva kera, abo basekuruza bararaga inkera. Mistari, high school turagusoje ntitugukeje, ubuzima nk'ubwo burakonje na bukeye. High school sinkuvuga nk'uwakubwiwe, high school ndakuvuga nk'uwagutuye, neza mu gitondo kandi abagutuye. Ndeka undorere high school, urebera barumuna bacu, ndavuga ba petit frere, nibagiwe na petite sœur, turuka segiteri ukagira seri. Kiyoreremo amashenge, high school ni hamwe amasenge, icyo usabwa we ni isengesho, usenga usaba Imana ibikoresho, ndakureba inyuma uzatunga ishyo. High school reka muvuga uko nakubonye, ubuzima twarakubonye, wowe twasanze nta mukuru nta mwana, bagataha amasabukuru y'abo bana, bagera mu zabukuru bashima Imana. Mana yacu turagushima, ngo no mu buryo iwacu baragushima, urebye ngo uturinde no mu matorero, watugize inkoko ngo uduhe ubutorero, wadufashe ukuboko kutujyana mu itorero. Urebye ngo uraturuka muri katolike, barebera no muri karisimatike, dore ngo uraseruka muri adventiste, aje pura basoma amavangeliste, amatorero tudahuzwa n'ipura, saa sita na saa tatu. High school ibyo birenze kuba hatari, kuva Jerusalem ukarenga iyo mu bitari, high school njye nzacuranga gitari, ngo nzabande n'abanjye mu mistari, dore ko twese duharanira kuba sitari. Mana njya numva Karumere ngo yo kwizerwa, kandi amazina y'Rwanda ngo ni yo kwizerwa, uragira iyo ujyamo kwizera, kandi ijambo ryawe ni ryo kwizerwa, na Sara yabonye umwana mu kwizera. Ndashima abayobozi mu kiwanja, inama zanyu zatubera amatabaza, mwatwibutsa ibyo mu mashuri abanza, muri sitori z'abana n'abasaza, zadufasha kuvukagera mu busaza. Imico myiza dufite tuyikesha abo barezi, ntitwabimenye kare kuko twari twambaye ikirezi, aho inama zanyu zisukiranyaga nk'imigezi, ndabashima ko mwatubereye nk'ipfundo ku mugozi, Imana ibahe umugisha kuko mwaturinze kugwa mu ngazi. Saza, amasomo nayo ngo ni kanguka, gusa niyo tugezeho ingaruka. High school ntitugusezeranya benzine integrali yo mu mfuruka, gusa kubwa barumuna bacu tuzagaruka. None se Mariya nyina wa Jambo, ndakunyiza barumuna bacu ijambo, kandi rigengwa n'Imana nyiri ijambo. Nibatesha umutwe abarezi nk'ikaramu ya Jambo, kandi ujye ubarinda abanzi babazanaho amagambo. Nuko rero murumuna wanjye, komeza wumve inama zanjye, nyubuzaho umujyanama wanjye, kubakira ukagera mwanjye, inama zawe zizakomeza izanjye. Ndakwifuriza kugira neza, nibagiwe ubwitonzi n'ubugwaneza, uzabe nk'abitonze na mugwaneza, dore ko nabo bagwa neza, kandi imivure igwira bose niyo neza. High school wowe umwana rero umubyeyi niyumve, yahagorane matera akaba ari umwumva. High school nurira ninde uzakumva, cyaza bagusoje tuzakumva, kuko waturinze kugwa mu mva. High school dore wabaye iwacu, gusa usigaranye barumuna bacu, ndakwinjiza uzabatuze mu gacucu, kugira ngo bazatashywe nabi iwacu, bibuka imihanda batashya mu ngo iwacu. Bye bye high school, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, kuva mu cyaro ukagera mu kizungu, ibibazo bikururana nka makuzungu, bye bye high school. Yari umusizi usiga asenga, adasinda atanasahinda, abasaza agasigara basogongeza. Enesera Cedric, wifuriza kugira Imana mu mitima, ubwenge mu mutwe, ndetse n'amafaranga mu mufuka. Mugire ibihe byiza,
Asante, asante.